Hello guys, umunsi ugiye kubagezaho application yagufasha gukora animation, ukaba wayifashisha mu kwigisha, mu gukora bet prediction, mu gukora note, mu kuba wanota ukaba wazishyira kuri YouTube, video zawe zikaba zarebwa neza cyane. Iyi ngiyi ifite 13:9 ratio yayo, kuko ubireba yakemera kujya kuri YouTube kuko ubireba. Tugiye guhindura ratio, dutangire twandike. Urugero tugeze ahangaha tugiye kuba twakandikamo text kuri title icyo dushaka kuvugaho, dushaka kuba twakandika, turaza dukande kwandika text. Hano tuze kwandikemo ushaka ko tukugezaho iki, ushyiraho akabazo, noneho ukande insert. Numara gukanda insert uze kuri font, ihitemo font wifuza. Font uko wakandikamo aya magambo ni nyinshi, urahitamo bitewe n'iyikunogeye. Kuva ari title reka dukoreshe iyi font y'ahangaha. Tugaruke dushyire hejuru kugira ngo tubashe gukora title. Ushaka ko tukugezaho iki, yakora title yawe. Umara gukora title, uraza hano kuri color size, ahangaha uze uceho akarongo, hano ukanda kuri size, ukazamura cyangwa ukamana bitewe n'aho ijambo ryawe ushaka ko ringana. Warangiza ukaza hano kuri kara, ugahitamo kara wifuza, gukoresha. Urabona ko kara yacu ise ihinduka neza cyane. Nusoza kuba wabikora, uraza dukande kuri iri jambo, ubaye ushaka kuryeditinga kongeraho ibindi bintu, baza ukarikandaho. Tugiye kwandikaho indi text. Amateka y'u Rwanda. Nurangiza ushyiraho akabazo, dukande kuri font iyo duhindure amagambo bitabisa bibe bitandukanye. Uzuhitemo font wifuza gukoresha, dukoreshe iyi font. Turangiza turaza tugabanye size, size yabaye nini cyane, twongere tuyigabanye. Kandi twibagiwe no gushyiraho wenda icya mbere, ariko nta kibazo. Twongere tugaruke twandikemo andi magambo ya kabiri. Amateka y'abahanzi.
y'abahanzi n'ibyamamare. Abahanzi, ibyamamare n'ibyamamare, kandi insert. Nurangiza wongere fonti, nurangiza uze umanure amagambo yawe, uyagire uko ubishaka. Nurangiza tugabanye fonti kugira ngo bingane, turinganize. Twashyiraho na hadi ya gatatu, amateka ya politiki. Kandi insert. Amateka ya politiki. Dusoza kuba twabikora turekera hano. Harimo uburyo bwinshi butandukanye. Ushobora kuba wapesitingamo amagambo yawe, note zawe, ukaba wazishyiramo ahangaha kuri paste. Ushobora gukora copy, ushobora kuba wakora endo no gusubira inyuma. Urugero ushobora gukanda kuri endo ugahita wansubiza inyuma, noneho ukanda redo no gusubira aho wari ugeze. Hano kuri audio no kwandikamo kwadingamo audio, ukaba washyiramo audio runaka bitewe n'icyo uri kuvuga, kugira ngo abari kureba ibintu byawe wakoze babashe kubisoma badacitse intege. Hano harimo uburyo butandukanye. Ushobora kuba washyiraho ifoto, ushobora kuba wafotora bigakunda, ushobora kuba waza ugashyiramo iyi brushes, kuba wasiba uko bireba, ugahitamo pen cyangwa color uri busibishe. Dukoreshe iyi pen, dukoreshe ino pen ya sketch, nta kibazo. Uraza yihindurire thickness na quality bitewe n'uburyo ubishaka, capacity ndetse na stabilizer. Ntareba inoza kubihitamo, uhitemo kara ushaka gusibisha uko izaba ingana. Umara kuba wabihitamo ukomeze. Urabona ko ninza nkashaka gusiba birakunda. Niba nkeneye ko amateka y'u Rwanda katagaragara, ushobora kuza ngacishamo agakaramu uko ubireba. Ushobora kuza ngakora ngasiba wenda ibintu runaka ndakeneye ko wabona. Ushobora kubona ko nanditse wenda yahanze, urabona ko nibeshye mu kwandika, kaza nkagasiba ku buryo usoma atazamenya ibyari birimo. Ibi biroroshye cyane kuba wabikora. Harimo ubundi buryo butandukanye bwo gukora buruse cyangwa gushyira akamenyetso k'agatoki ushaka kwerekana ibintu runaka. Hano urabona ko ngashyizeho ntabiteguye, ndakanda kuri indo kaveho nsubira inyuma. Ibi byose birashoboka ko nabikuraho no gukanda kuri indo, ugakanda indo mpaka byose bishizeho. Urabona ko nsubiranye ya magambo nari mfite. Nshaka kuyasubizaho nakongera ngasiba. Kubikuraho ni ugukanda kuri indo igihe wasibye ibyo udakeneye kuba wasiba. Harimo ibintu byinshi cyane. Harimo uburyo bwa layers. Layers ziratandukanye, ushobora kuba wabihitamo bitewe na layer na capacity yayo. Hano urabona ko iri mu buryo bwa normal,
alpha lock ushobora kuba wayifungura, flipping mask kuba washyiraho mask ku kintu runaka udashaka kugaragaza wenda nk'ifoto runaka, ukoresha pixel effect. Mu bantu mubizi pixel effect ikora ibintu byiza cyane. Pixel effect ushobora kuba washyiramo effect nk'izi ngizi, sinzimba uri kubireba hejuru uburyo biri kugenda, ukaba washyiramo effect zitandukanye. Urabona ko ngiye sinkeneye effect za pixel, kanzigabanye nishake nzimare mushyire kuri rimwe. Ibi biroroshye cyane kuba wabikora. Turaza dukande hano kuri height. Hano kuri height harimo ibintu byinshi, naho ushobora kuza ukaba wahitamo layers ushobora kuba wakoresha, guhitamo ahantu ho kwandika hatandukanye, ugakanda kuri iyi buto, wamara kuyikandaho ugategereza, ugakanda stop, ugatangira keyloadinga, tap to on screen, wamara gukandaho bikaba byabaye. Ubu ngubu iyi video ubishaka wayisevinga kuko biroroshye byose kuba wabikora. Urabona ko twataye tuvakanda subscribe, turangije tuza kuri gatatu dukora iriya animation ariyo iyi ngiyi kuko ubireba. Tugiye kuba twayifungura. No animation yacu twagiye dukora kugira ngo ube wanayishyira kuri galeri yawe bikoroha. Hano ushobora kuhadingamo video kuko bireba, baza ukadingamo video ukaba wakora movie itandukanye. Ushobora gukora clip y'amafoto akaza yihinduranya, akaza yashyiramo hariya, ukaba yakoreramo video. Ushobora kuhadingamo image, gushyiramo frame, gukora project setting, ushobora kuza hano ukabikora. Hano ushobora kuza ukabona handitseho kanda subscribe kuri no project yanjye. Hano ukaba wacuzingamo amasegonda igomba kuba yamara ino video ugiye kuba wakora. Hano ko harimo amasegonda menshi, wenda reka mbitemo 30, ndagiza nsubire inyuma. Nimara kuba nabikora, nshobora kuba nahitamo n'ifoto runaka nkeneye kuba nakoresha kuri background, kaza ngahitamo wenda ifoto nkeneye gukoresha. Urugero kambitemo ifoto nakoresha yanjye ya. Nimara guhitamo ino foto, naza nkaregera ngayishyira aho nshaka, narangiza gakanda next. Nkuko bireba, naza gakanda save change kugira ngo bigaragare neza cyane. Urabona ko ya background ise ihinduka, urabona ko byose byagenze neza, harimo background ifoto yanjye handitseho kanda subscribe. Urakoze cyane wowe wahisemo gukurikira ino channel yacu. Kanda subscribe kugira ngo ukomeze kugezwaho ibintu byiza nk'ibi. Ciao ciao.